ubundi biba bizwi neza ko iyo amagara aterewe hejuru cyangwa se ajugunywe hejuru, buri wese aba agomba kuba yasama yiwe. Barakwereka kuri uyu munsi wa none dutangiye inkuru, ndetse hari umugore wari wishanga ari kumwe n'umwana. Umugabo ari kuba yamubwira ati wowe kiraka naguhaye ugomba kuba wagikora ukabica. Umugabo nawe niko kuba yamubwira ati yego rwose bosi ndakumva, ati humura ndaza kuba nabigukorera nk'uko uri kuba wabishaka. Umugabo yatangiye kuba yahamagara umugore we ati ndabizi uri ahangaha ariko ibyawe bigiye kuba byarangirira ahangaha, ati ngomba kuba nakwica nkagutwikira muri aya mazi. Kumbe bakiri muri ayo yose bakiri kwivugishwa amagambo menshi, hari undi mugore waje atangira kuba yamubwira ati nicyo gihe ngo tube twava ahangaha, ati zana mbe nagufasha amazi nkufashe no koga. Kumbe ikigabo cyari kiri ahangaha cyo cyari kiri kuba cyamubwira ati ubuzima bwawe uyu munsi bugomba kuba bwarangirira muri aya mazi, ati ndatekereza nta bibazo byawe nzongera kuba nahura nabyo. Kumbe wa mumama wari uje yarazanye n'isashi atangira kuba yashyiramo ka kana, arangije abwira umugore ati ubu ngubu nicyo gihe ngo tuve ahangaha. Kumbe barakwereka bya bigabo muri ako kanya byatangiye kuba byasuka esanse mu mazi. Cya kindi niko kuba cyamubwira ati ubu ngubu ndatekereza twatangira kurya shyo. Ubwo niko kuba bajugunye umwambi wari uri kwakaho umuriro mu mazi. Amazi niyo gutangira kuba yagurumana. Kumbe yatangiye kuba yakaka, umugore abashije kuba yava aho ngaho ndetse n'umwana wiwe. Kumbe ibigabo byari biri ahangaha byatangiye kuba byishima ati turabarangije, ati turabasoje. Kumbe kureba neza babonye hirya umugore ari kuba yakoga, bitangira kuba byavuga ati twigariwe, ati kubera iki babashije kuba baducika. Niko kuba byatangira kuba byakinjira mu mazi nabo bitangira kuba byabahiga. Hari igihe umuntu akugirira ishyari muri iyi si nta kintu umutwaye, ndetse agashaka kuba yahiga se ngo abe yakangiriza ubuzima bwawe kandi nta kintu akumariye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mwabantu mwe, ibigabo byatangiye kuba byakurikira umugore, tuzi ngo biri kuba byamuziza iki cyangwa se biri kuba byamuhora iki. Kumbe umugore wari uri ahangaha waje kuba yamutabara yakomeje amubwira ati Emeline komeze turaza kuba twanyura ahangaha. Kumbe umugore bari bamwise Emeline, disi ba Emeline aho bari hose ndabasuhuje. Yo yari yabyaye cyangwa se yari afite n'akana keza, gukuraho isashi basanga nta kintu kabaye. Umukobwa yakomeje amubwira ati humura kandi wumva ukomeye, ati umwana wawe nta kintu aza kuba ataraza kuba yarokoka kandi nawe ntacyo uri buze kuba waba, ndakwinginze komera. Disi umugore yari yanarushye cyane ndetse yanananiwe, bigaragara ko nta gatambwe cyangwa se nta kibuzima akomeje. Yakomeje abwira umukobwa wari uri ahangaha ati urakoze kuba waje kuba wanabana njye n'umwana wanjye, ati situzi ibyari kuba byatubaho iyo uza kuba utaje kuba wadutabara. Umukobwa niko kuba yababwira ati ubundi ibintu byose ukuntu byatangiye, ati byose nari mbizi niyo mpamvu naje kuba nagutabara. Kumbe barakwereka umugore yatangiye kumubwira ukuntu byose byatangiye, ndetse uyu mugore yari atwite ari ahangaha mu rugo, abashije kuba yazanira ibyo kurya cyangwa se yazanira utwo kurya umugabo wiwe. Kumbe umugabo wiwe yari ari ahangaha mu rugo ndetse ari kumwe na cya gishuti cyiwe, bari kuba baseka bari kunnyuzura umugore we, bari kuba bamubwira ati ubundi uba ugomba kuba wakishyura igiciro cy'ubuzima bwawe. Kumbe umugabo yari yizaniye ikindi gikobwa aho ngaho mu rugo, ashaka kuzajya bari kuba yakikubitira kigiye kuba cyamutabara. niko kuba yamubwira ati mwihorere ndabizi araza kuba yakihagurutsa. Emeline niko gutangira kuba yahaguruka avuga ati ariko mugabo wanjye kubera icyo uri kuba wankorera ibingibi, ati kubera icyo uri kunyitura ibingibi nabashe kuba nagukorera iki. Ikigabo cyatangiye kuba cyamubwira ati ndakurambiwe muri uru rugo, ati ndambiwe stress zawe nicyo cyane ufite mu nda. Wagira ngo yari ari kuba yamubwira amagambo ameze gutyo, wagira ngo si we wabashije kuba yamutera inda. Kumbe Emeline yatangiye kuba yamubwira ati ntabwo wakagombye kuba uri kuba wambwira gutyo, ati kandi ubizi ko twenda kuba twakibaruka umwana. Kumbe umugore wundi yari yazanye ahangaha disi nta mutima mubi yari afite, yatangiye kuba yamubwira ati ariko wareka tukaba twamufasha, ati kandi urabona ageze mu gihe cyo kuba yabyara tugomba kuba twamwitaho. Ikigabo niko kuba cyamubwira ati mwihorere wanaraza kuba yamera neza, ati byari gukorana byose ari kuba yabyigirishwa. Umugabo niko kuba yamuhamagara aramubwira ati Emeline, ati kandi uze kuba wakibuka kunkorera ibyo nagusabye, ati ntabasha kuba nakwica, ati kwanza ati nzanira amazi ahangaha mbasha kuba nakwereka
Disi ikigabo cyari kiri ahangaha cyarangije gifata amazi yari akizaniye, niko kuba cyayamumenaho, kirangije niko kuba cyahindukira gitangira kuba cyakisekera. Umugore bari bazanye aho ngaho niko kuza yirukanka abasha kuba yamufata, ariko Emeline biramurenga arangije ariruka. Umugore yari yazanye uwo mugabo niko kuba yatangira kuba yamubwira ati se ko wanzanye uri kuba wambwira kuba wenyine cyangwa se nta mugore mubana, ati none ibi ni ibiki uri kuba wakora? Umugabo yatangiye kuba yamubwira ati hama hamwe nawe, ati nakuzanye ngo ube umugore wanjye, ntabwo nakuzanye ngo utangire kuba wantegeka. Ati se wowe uri kwibwira ko wewe uramutse uri kuba wankinisha natagukora nk'ibyo ndi kuba namukora? Gore niko kuba yatangira kuba yamubwira ati reba ibyo uri kuba wakorera uriya mugore wawe, ati ntabwo ndi kuba nabikunda, ntabwo ari byiza habe na gatoya. Ati ngewe nukomeza kuba wamukora ibi ngibi, ati nanjye ndaza kuba nagusiga nigendere. Hari igihe umuntu mubana mu nzu utaramumenya neza cyangwa se utarabasha kuba wamenya imico yiwe. Disi umugore bari bazanye guha, ariko uyu nguyu yatangiye kuba yamubwira ati si ibi ngibi byatangiye kuva ryari? Ati ngewe ntabwo nari nzi ko uriya mugabo afite umugore, iyo nza kubimenya ko hari, ngewe ntabwo mba nemeye kuba naza ahangaha. Emeline yatangiye kuba yamubwira ati umugabo wanjye asigaye amfata nabi kuva yahura n'uriya mushuti wiwe. Ati nta kindi akora usibye kuba yabyuka ari kuba yanywa inzoga, ati yarangiza agatangira kuba yamuhohotera n'umwana wanjye uri mu nda. Ati nta nubwo aba yitaye ko umwana yahura n'ikibazo cyangwa se yabasha kuba yagira ingaruka ku buzima bimugiraho. Ati kandi urabona ko ntwite inda nini igiye kuba yavuka. Ati ariko umugabo wanjye rwose ibyo ngibyo ntacyo biba bimubwiye, nta n'icyo aba yitayeho. Disi umugore niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ibi ngibi se noneho ndaza kuba nabyita ngo iki? Ati ariko hari umukobwa w'umushuti wanjye mfite, ati ndatekereza wava muri uru rugo nkabasha kuba nakujyanayo akaba ari huba. Emeline yatangiye kuba yamubwira ati noneho ibyo ngibyo uri kuba wambwira, ati umugabo wanjye abimenye noneho yanyica. Umukobwa niko kuba yamubwira ati se none urabona nuza kuba waguma ahangaha ari wo muti w'ikibazo cyangwa se w'igisubizo cy'ikibazo ufite? Emeline niko kuba yamubwira ati nanjye ubu ngubu nsigaye naribuze, ati nsigaye nishaka nkibura. Ati noneho yarambwiye ngo ningerageza kuba nagira uwo mbibwira cyangwa se nabibwira ababyeyi banjye atazanyica. Kumbe bakiri muri ayo yose umugabo yatangiye kuba yababwira ati ariko mwa bagore mwe aho ngaho muri mu biki? Umugore niko kuba yamubwira ati genda mu cyumba, ati uryame utuze, ati ibindi ati ndaza kuba nabyitaho. Kumbe umugore ahangaha yasigaye yumiwe, ari kuba yakifata ku mutima, ari kuba yavuga ati noneho ibi ngibi ndaza kuba nabyita ngo iki? Kumbe muri ako kanya ikigabo cyarasohotse, kirangije niko kuba cyatangira kuba cyahamagara kuri sitasiyo, ati ndashaka esanse yo kuba nashyira mu modoka yanjye. Ati ariko nuza kuba wayohereza uze kuba wagira iyo urenzaho, ati kuko hari umuntu nshaka kuba nakoresha ndi kuba natwika. Disi bigaragare ko ikigabo uwo cyari kiri kuba cyahamagara yari umushuti wiwe, ndetse kiri kuba cyamubwira ati umugore wanjye rwose atamaze ngiye kuba yandambira, ati ntabwo nkishaka kuba nabana nawe hano mu rugo. Kumbe umugore yatangiye kuba yareba hirya, aravuga ati kubera iki mana ibi ngibi uba wemeye ko biba byabaho, cyangwa se kubera iki waremye abagabo nk'aba? Ikigabo cyahise kiva kuri telefone, nta nubwo cyitaye ku kuba cyareye inyuma ngo kirebe ko nta muntu ucyumvishe cyangwa se uri kuba wakibona. Kumbe umukobwa wacu cyari cyazanye cyangwa se undi mugore cyari cyazanye yari ari kuba yabyumva. Umugore yahagaze ahangaha bitangira kuba byamucanga, atangira kuba yakibaza ubuzima yajemo, ari kuba yavuga ati se mana, ati noneho ibi ngibi ndaza kuba nabyita ngo iki? Ati ndaza kuba nabibara gute? Ese wowe uri kuba wareba iyi nkuru wisanze muri iyi situwasiyo imeze gutya wayitwaramo ute? Cyangwa se wabasha kuba iki kibazo wagikemura gute? Barakwereka budatinze iminsi yo ntabwo iba ihagaze, biri gukomeza yagenda. Umugore yazaniye ibyo kurya umugabo wawe ahangaha, arangije aramubwira ati umugabo mwiza naguteguriye ibyo kurya. Ariko umugore hagati aho ntabwo yari ameze neza, inda yari iyo kuba yavuka cyangwa se yari igeze igihe cyo kuba yavuka. Disi wa mugore yatangiye kuba yahaguruka, atangira kuba yamufasha. Ikigabo niko kuba cyahaguruka, kirangije gitangira kuba cyamubwira ati ariko uyu mugore aba ari kuba yanyigiraho ibiki aha ngaha? Kumbe wa mugore wundi cyari cyazanye yatangiye kuba yamubwira ati ariko ntabwo uri kuba wabona ko umugore ameze nabi wowe? Ikigabo niko kuba cyamubwira ati se ngewe urabona ibyo ngibyo mbyitayeho cyangwa bindeba? Ati se ubundi icyo kigore wakica kigapfa
ko mbona n'ubundi nta kamaro kigifite. Umugore yakomeje kuba yamudefanda amubwira ati ariko ibyo byose uri kuba wakigira, ati wowe ntabwo ubizi, ati ubu ngubu ibyo ayo magambo yose ukomeza kuba wavugira aha ngaha, ati urebye nabi wayahanirwa n'amategeko. Ikigabo cyatangiye kuba cyarakara kiravuga ati gerayo, ati iyo njiji y'umugore mbe nayiniga ipfe, ati urabona ra, ati kunzanira ibiryo cyarangiza kigatangira kuba cyakibweje kuza impande yanjye. Umugore niko kuba yamubwira ati ariko wa mugabo we, nubwo nemeye kuba nazana nawe kuba umugore wawe, ati ndi kubona utari shyashya tuzabana ngo dushobokane rwose, ati niba ndi kuba nakubwira ngo reka tube twamufasha, wakagombye kuba wabyumva kundusha, ukareka tukaba twamushakira ubufasha cyangwa se tukamujyana ku bitaro, atari kaho kuba wareka ngo tumujyane ku bitaro. Umva amagambo akomeretse uri kuba wavuga, ati se uyu mwana ntabwo ari uwawe atwite, ati suzi ko muri kamere ya muntu iyo umuntu ari mu nda aba ari kumva ibintu byose biri gukorerwa aha ngaha, ati kandi uyu mwana igihe arimo nicyo kuba yakumva ko ababyeyi be bishimye cyangwa se babanye nabi. Ikigabo niko kuba cyamubwira ati njyewe nk'uko nakomeje mba nabikubwira, ati ibyo ngibyo ntacyo bimbwiyeho rwose, ati urwo rwana rwavuka cyangwa se rwapfira mu nda njye ntacyo bimbwiye, ati ubundi bijya kubutangira cyangwa se bijya kuba byatangira, ati njyewe uwo mugore namubwiye ko nta mwana nshaka, ati ariko reba aho bigeze, yararetse inda iragenda irakura. Umukobwa niko kuba yatangira kuba yamubwira ati wakagombye kuba uri wo kuba wabyakira, ati ukakira ko uyu nguyu ari umugore wawe ndetse mugomba kuba mwabyara umwana mukamurera ndetse mukabasha kuba mwamwitaho. Disi amagambo yose bari kuba bavugira aho ngaho, umugore we yari ari kuba yaribwa ndetse cyangwa se yababara cyane, ari kuba yatabaza. Kumbe ikigabo cyageze aho ngaho kiravuga ati ibi ngibi byose uri kuba wakigira biraza kuba byakurangirana cyangwa se biraza kuba byarangira. Kumbe umugore yazanye umugore aha ngaha mu cyumba, arangije ndiko kuba yamubwira ati jya aho ngaho ku buriri ube uruhutseho gatoya, cyangwa se uba uri kuba waruhukamo gatoya. Ariko ntabwo byari byoroshye kuko umugore aha ngaha yari ari kuribwa cyane. Umukobwa ari kuba yamubwira ati hama hamwe ngiye kuba nagufasha kubyara. Kumbe bakiri aho ngaho umugabo yatangiye kuba yamubwira ati fungura iki cyugi mbasha kuba nakwereka ibyo mba nabakorera. Kumbe umugabo yashakaga kuba yakica umugore we atarabyara umwana. Umugore yemereye nene ko gutangira kuba yabwira umugabo we atari ko ntabwo uri kuba wakicuza cyangwa se wakora amakosa utitaye ko hano hari n'umuntu uri kuba wakureba cyangwa se wakubona. Umugabo niko kuba yababwira ati mwese uyu munsi kwanza, ati nabihinduye muraza kuba mwapfa, ati nta n'umwe uri buze kuba warokoka. Disi umugore aha ngaha we yakomezaga ataka cyane ndetse n'ikigabo kiri aho hanze. Disi umukobwa nawe yakomeje aho ngaho ari kuba yavuga ati se noneho mana, ati ndaza kuba nabigenza gute, ati ndaza kuba nagufasha gute, ati noneho ko ntize n'ubuganga ngo ndibuze kuba nakubyaza. Disi umukobwa nawe aha ngaha bigaragare ko nta bumenyi yari afite bwo kuba yafasha umugore cyangwa se yamubyariza umugore aha ngaha. Ndetse umugore aha ngaha yari ari kuba yasakuza cyane ndetse umwana ari kuba yamurya ashaka kuba yava mu nda yiwe. Umukobwa niko kuba yamubwira ati reka nze mbanze rebe ko umugabo wawe atikiri aha ngaha, ati mbe nakwereka ubufasha nkuha. Kumbe umukobwa gufungura aha ngaha bunyinyombe yasanze ikigabo kikiri aha ngaha kibarindiriye ngo bafungure kibe cyabaha ibyabo cyangwa se kibe cyabaha ba nyina. Umukobwa niko kuba yaza yatangira kuba yabwira umugore ati ndatekereza uri buze kuba wakihangana, ati kuko biraza kuba byafata akanya umugabo wawe aracyari aha ngaha nta na hamwe yagiye. Kumbe umugore muri ako kanya yabashije kuba yamuhagurutsa aramubwira ati ngiye gushaka uburyo uvana aha ngaha kuko ntabwo byashoboka ko tuza kuba ibyo turi bukore twabikorera aha ngaha. Barakwereka umugore yafunguye idirishya ndetse ry'icyumba umugore yararagamo, arangije atangira kuba yamusohoramo aramubwira ati nicyo gihe cyangwa se nicyo gihe ni nako kanya tube twava aha ngaha. Kumbe ikigabo gufungura aho ngaho cyasanze umugore ntawe ukiri aho ngaho, ndetse mwibuke neza ko umukobwa yari amaze kuba yakigira inama yo kuba banyura mu idirishya cyangwa se mu muryango w'idirishya. Ikigabo gufungura aha ngaha cyabonye barenga niko kuba ngaga cyasohoka cyirukanka kiri kuba cyabavuga ati aho muri bujya hose n'ubundi ndaza kuba nababona. Barakwereka wa mukobwa wacu tutaramenya izina ryiwe
yakomeje azana hano Emeline, ndetse bari bakuye n'umusego cyangwa se ishuka mu cyumba ari buze kuba yakoresha. Yatangiye kuba yamubwira ati ubu ngubu ifate, ati ndetse wumva ukomeye tugiye kuba twatangira igikorwa. Disi umugore yatangiye kuba yakasama cyangwa se yasakuza cyane. Umukobwa ari kuba yamubwira ati komeza usunike, ati komeza usunike, ati harabura gatoya akana kagiye kuba kaza, ati ndatekereza wakomeza ugasunika. Barakwereka Emeline nawe yakomeje asunika ahangaha avuga ati oh mana, ati mana mfasha, ati mfasha. Kumbe umukobwa wari uri ahangaha nawe yakomeje amubwira ati komeza usunike, ati komeza usunike akana kagiye kuba kaza. Disi umukobwa yakomeje kuba yamufasha ahangaha nawe. Mwibuke neza ntago bari baziranye, ndetse nta n'igihe bari barigeze bahura, usibye ko babaye bahurira mu rugo. Umugabo wamuzanye ngo abe yamubera umugore nawe. Ubundi bw'Imana ikigufiteho umugambi, naho abanzi bawe bagushaka cyangwa se bagukorera ibijyanye na mfura mbi bashaka kuba baguhemukira, igihe cyawe kitaragera ntacyo waba. Emeline yarabyaye ndetse abyara neza afashijwemo n'umukobwa wari uri ahangaha wari waje kuba yaba umugore wa kabiri w'umugabo we. Emeline yatangiye kuba yamubwira ati ndatekereza akana kaje, ati ariko nta mbaraga mfite. Kumbe bakiri aho ngaho cya kigabo cyazanye n'undi mugabo, ndetse ya nshuti ye baba bari kumwe bari kunywa inzoga, bari kuba babahiga ngo babice. Umukobwa yaramubwiye ati Emeline ndatekereza ari cyo gihe cyo kuba wahaguruka tuva ahangaha, ati kuko umugabo wawe ari kuba yaguhiga, ati ndetse arashaka kuba yakwica. Disi Emeline n'umukobwa ahangaha bari babaye inshuti. Emeline ari kuba yamubwira turakoze cyane, ati urakoze cyane rwose. Umukobwa niko kuba yamubwira ati wowe nta mpamvu yo kuba wanshimira, ati ahubwo cika genda irukanke, ati raza gusigara ndi kuba nabarangaza. Uyu mukobwa niwe watubwiraga inkuru y'ukuntu yabashije kuba yakumva ukuntu bari kuba bagambanira kuba bakica Emeline, ndetse aba yasha kuba yamenya nuko ari buze kuba yamutabara. Ndetse barakwereka kuri uyu munsi wa none inshingano cyangwa se intego yiwe yari abashije kuba yageraho atabaye Emeline, ndetse atabara n'umwana we. Ndetse murabizi neza ko ari we wanabashije kuba yamufasha kuba yakibaruka cyangwa se yabyara umwana, ndetse akaba yanamubyara mu mahoro cyangwa akamubyara neza. Barakwereka ahangaha bakomeje biruka ahangaha kugera ahangaha bahuye n'umumotari. Atangira kuba yababwira ati se mwebwe ko muri kuba mwakirukanka, ati mufite ikihe kibazo? Emeline ndetse yaretse wa mukobwa aramubwira ati ndakwinginze mfashiriza uyu mugore ubashe kuba wamukura ahangaha n'umwana we, ati bari kuba bamuhiga barashaka kuba bamwica. Umumotari nawe atajijinganyije niko kuba yamubwira ati careho, ati careho vuba tubashe kuba twava ahangaha, ati mbe nakuvana ahangaha. Disi uyu mukobwa nta kintu atari yakoze, ndetse yari yakoze ibikorwa by'ubutwari. Yakomeje amubwira ati wowe cyambere, ati basha kuba wava ahangaha, ati tuzasubira. Umugore Emeline niko kuba yamubwira ati se wowe. Umukobwa niko kuba yamubwira ati va ahangaha, ati nge ndaza kuba nakiyitaho. Kumbe cya cyicanyi n'umugabo w'umugore wa Emeline bageze ahangaha basanga Emeline aragiye. Umugabo niko kuba yahindukira atangira kuba yabwira wa mukobwa ati ibi ngibi byose ukoze uraza kuba wabyicuza. Emeline n'umwana we bari babashije kuba batabarwa, ndetse babashije kuba bacika amahoro. Wibutsa kuba wadukorera subscribe utazacikwa n'izindi nkuru, ndetse ube wakanda like na comment kuko ni ingenzi cyane. Ndetse ntiwibagirwe no kuba wadukwandira kuri share. Barangiye bari kumwirukaho, sinzi niba bari bumufate, ariko murabizi uwagiye aba yagiye. Ndetse umugore byari byarangiye agiye kuba yakitangirira ubuzima bushya, ndetse n'umwana we abifashijwemo n'umugore wa kabiri w'umugabo wari ugiye kuba babana mu nzu imwe.